nukuri maze bishatse n'icyumweru cyose naza twakimanana ariko kamakazi kugira ngo mve ukuntu ngakina. Oya da akoze nagora. Oya raje ibintu by'icyumweru nawe rwose sinzi. Nukuri kumena bitekerezo. Angiriye impuhwe 600 noneho ikintu kintangaje nubona numiwe. Arambwiye ngo genda sinchana ukubona mu maso yanjye utori igihwinini ticyakora nuyabona ngo mpamagare turebe ibyari byo. Ubu ngenda tashe nyine sinzi ndumvuga n'ingengo nzima umugani wa mama kuru nkamye ko nayenza kwitwara. I found my guy, it's your producer to the hit, the music producer from Rwanda, here to introduce Isano Records. Go ushaka kudukorana, ushaka kudukora something great, you can reach me out anytime. Kuri njye nemera ko Afro sound is going to be the best global sound because people are vibing it, people are enjoying Afrobeat. Cyane cyane hano mu Rwanda, you know, abantu basigaye bakunda our music. Music is going to be international very soon, so kuri uwo muhanzi ufite talent ushaka kudukorana, just feel free to reach me out on Isano Records, then you can make something great. Kuri uwo ushaka, you can reach me on my contact ariyo 079112 big time. Yeah. Yes, mom. Ewa nakabyukiye mari kumvana. Ndi weke kabisa. Cyari baba raporo uyu munsi ndi uyabone. Yes, aho turavugana sorry. Yes, boss. Aramutse. Arimo seri. Kan boss. Makuru ki yo kuramuka. Ya, naramutse neza usibye akamenya ariko ndumva meze neza. Ya, kunkunda kuntu itangira akazi. Ya, boss ryo bizikora ibintu byanjye. Uburyo witanga mu kazi cyo mbashaka. Yego. Ibintu mba nshaka ku buryo urabona abana bakozi bamaze kudepoza. Ariko umunsi wo kudepoza wanyuma uyu munsi. Ndabizi. Tubivuze ngo uzi ikintu nshaka se. Ndabwo nshaka umukozi uhabwa akazi agatangira ejo. Uratsinda agatangire none. Mushyire mushishoze gusa murebe ngo umukozi dushaka ameze ate. Marketing manager aba ari umuntu muzima nyine. Ozi byo akora kumenya ngo company ngiyemo nzayiteza imbere kuri rwego. Yego. Nabundi reke nta kindi bibazo na kimwe. Kandi hatagize n'igihinduka hari akantu bateganyiriza mu mpera z'umwaka. Uri n'icyo amezi hasigaye amezi 2 gusa. Nicyo nkukundira. Urabona turune kuri buri muntu. Urabona nk'ubushize n'undi ubona ko imikorere ya company ko ese ko mbona higanzamo abakobwa gusa ubundi. Oya ntabwo naje ne hajya babyita gender naje. Oya nge ndibaza badepoje ko yiganje igitsina gore gusa. Oya urabona nk'uyu harimo abahungu nka babiri. So ariko nabo arabona agiye mbona ari byo batujuje nabo checking neza. Nta kibazo. Komeza ukurikirane neza. Yego. Nanjye kankomeza akazi uko baza uragenda ubambira pritari saa 4. Yego. Turafunga aho ngaho hanyuma turi umukozi dushaka wuje bisabwa kumakaza. Icyo ndagikora. Kuraje muvandi. Sawa murakoze cyane. Mwaramutse. Ego twitwa Theogiste cyangwa se Juste nyine nibyo byoroshye abantu benshi banziho twari twabitangazo twari tuje kudepoza ko mufite umwanya mushaka gutanga akazi ku mwanya wa marketing manager. Ndo kurangiza shaka.
twari twabonye itangazo ku online. Yego. Wize iki wize he? Nize secondaire nayize muri lycée de Nyanza niga comptabilité. Kaminuza nyiga muri IPRS n'ubundi icungamutungo. Ibyo byangombwa byose by'aho hantu wagiye unyura warifite? Yego, byose ndabifite rwose. Namwe nakakira mu gace k'inka. Izo dokima zose uzi ko bajya mugiye kugurisha ikibanza? Tuba twarize cyane rwose. Ushaze ko ngiye wicaye ntizi? Ntabwo ariko twari mba ntarize se uzanye ibipapuro byo kugira gute? ni ibisabwa mu itangazo. Uzi ko mujya mugira ngo ino umuntu aba yicayemo we yaritoraguye gutya akaza gusa akicaramo. Wanyu neza? Iwacu ni Nyamata. Ko ndebe utigeze ushyiramo icyangombwa cy'imico n'imyifatire cy'uvuka nimba utarigeze ufungwa. Birimo byose, birimo rwose bose. Warafunzwe se? Oya. Ntabwo ndafungwa. Ani minsi biri urafungwa? Oya. Okay. Harya ngo ndakurangira rushaka. Twabonye mwashyize itangazo online natwe twifuza kwa applying. Ndi muri office. Niba itangazo online. Harya ngo wize ibintu by'icungamutungo? Yego ni byo twize. Ibyo wize? Yego. None se kasi ibintu ubona wabashaho? Yego cyane ndabishoboye. Sinzi niba mwabibye neza. Hari n'ahandi nari nabanje gukora icyemezo kirimo. Wakuwe n'iki? Ahantu nakoraga twapfuye ikibazo cy'umushahara cy'amafaranga. Cyangwa umutungo wawe warawuhombeje? Oya. Ukabuje guhumbya n'iyi kampani sha? Oya, ntabwo aricyo cyatuzindura rwose. Ntabwo aricyo cyatuzindura kuza guhumbya kampani. Akosa ndakugira inama yo kuza umuhungu kuko ngubu ibintu ntuzabishobora. None se reka tubane nk'abantu b'abagabo. Sibyo? Ndakumva cyane. Wari wagerageje ariko hari akantu mbona gasa nk'akatuzuyemo neza. Ariko nyine nawe uri umuntu mukuru. Yego. Kuba ndi munywa amazi si uko narohama. Kandi niyo ngenda hari ukuntu nyine umuntu aba yagiye ukayisanze n'ibiki. Yego. Sinzi rero nimba ikinyarwanda irimo kuvuga urimo gusa nk'ucyumva. Ntabwo turi kubasha gusobanukirwa neza. Mwadufasha kugira ngo twumve neza. Nyine nawe wareba uburyo umuntu ashobora kuba yajya nk'ahantu agafata agacupa nk'umuntu w'umugabo. Agacupa. Sinzi wenda ariko akose shaka ubunyarwanda. Nimwe mufite ubushobozi bwo kumbwira agacupa mubasha uko kaba kameze kuko ese umvurere mishaka. Nkoresha Icyongereza n'Ikinyarwanda. Ese watumye mu Bwongereza cyane mu Rwanda? Ni mu Rwanda. None se ko nimo kuvuga Ikinyarwanda nkumva murashaka kuzanamo ibintu by'ubuhanga bwinshi. Aya nta buhanga bwinshi. Nyine mwatubwira. Umva genda gerageza ushaka ukuntu wanicaza nk'ahantu byibuze mu minota nk'amagana inani nanjye nk'akantu. Sinjya ndenza ako kantu. Magana inani ntabwo nayabona ni ukuri. Ntakundi gakira urakoze mubyeyi. Nese urabona ntashaka akazi kuko uravuga ngo umubyeyi urebye ukuntu ungana njye nakubyara. Tubabarire. Rero unyita umubyeyi tuganire nk'abantu bakuru umubwire ngo hakenewe iki umurudere ngiki nikomereza akazi. Hano hanze hari abantu benshi bashaka akazi. Yego ndabizi. Turi kukubwira ngo yagira usunika gacupa kayemo kagurya na gutya kazana ibyo kundusha ubwenge reka kana cyenda abantu bari ku muryango ngo numvuwe ntazi. Nese nabasha kubona nka magana 200. Mbabwesha ibintu ugiye kugenda ushake ayo mafaranga ntuyabona ugaruka kandi nabwo ngo hanze hari abandi bantu benshi bakeneye akazi. Ako muba mumfasha. Ariko ndagufasha bahubwiye ko ari nge Mesiya waje kuambirwa abantu. Urambwa ngo nimufashe
ubu ngewe iyo ngiye kuri sitasiyo kunywesha ndavuga ngo wamfashe, iyo ngiye mu kabari kunywa icupa ndavuga ngo wamfashe ndishyura, sibyo? So rero wintera umwanya bugiye gato nkomeza akazi nakira abandi bakeneye akazi nkawe rwose ndabona ubwo waranaje utazi niba uje gukinamo, si cyo kuza ngaho ugenda ushaka inote ya 600 mu kanya utangira akazi tinjira mu office yawe birakunda 600 ntabwo nayabona wacimo izamba koko chimo nizamba n'ukuri kandi ndabizi neza ko kugenda aho n'umujyambere kandi ubu ndongo ko atari hano nduje ukora, sibyo? yego aho wakoze baraguhembye mbere iki ishaka inote ya 500 ntiwirirwe unakata gusubira mu bitamwere ku ofisi kumeze makazi ese mwadufashe twabigenza gutyo basi nkaba ngwaye 200 kuko ariyo nakubajije iyo ngiye gufata icupa mu kabari ndikopesha ndababwira ngo ndabishyira mu byiciro ngiye nk'ikirahure kimwe ikindi nzakimuje mbone kukishyura. none se wabafashije koko ubufasha bwa mbere ngiye guha kariya karyango kakuzanye bari kongera usohoka akazi subu ndakabuze ahubwo se urakabuze gusa ahubwo ko umuntu wakwishe wakubuze ko umuntu watumye urota ngo ugiye kurondora yini ngo ureba ngo barimo gutanga akazi ntacyo ngorekanye ndebe wenda ko ari ukundi nabigenza ahubwo nutindura asanga abandi bagafasha hute kandi sawa kazi sawa 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 asoni wowe wazanye no nimugoroba nimugoroba wagiye sawa sha sawa reka turavuga sawa sawa amakuru sha ni meza. ntawe uje kudepoza se Yego nabonye nka postinze online ko hano hari akazi. oya rwose ariko reka mutera agatebe hano ndabona ahantu turabuze gusa nkaho tuganira ngo niko ahubwo ko ari akazi niko mwiza nkaho uza kwa akazi wambaye bodaboda sha Oya naje nambaye inkweto zanjye ariko nsanze umukiri nawe nari gukora amasuku hariya rero nanga kumwondereza nyine abamayizi bodaboda mbanzambaye arimo arakora amasuka ayo masaha. Yego ariko imvura ngo yaguye mu mwanya washize bwasanga hari handuye. Oya ndamwirukanye. Oya nta mpamvu. Ndamwirukanye ariko nta kundi. None se harya ngo ninde ngo wakurangiye hano sha? Nabibonye online mu mwanya washize ndavuga ngo sinacika nkareka mbita magera. Kuzi document nyeye. Nizo mfite diplome yanjye. Niko. Aba bantu bose ureba dora. Uruwa 41. Noneho ubw'akazi ubu dore niwe muntu wa mbere uzanye document nyeye mu bantu bose nakiri. Nukuri kugeza uyu munsi. Ibaze ko nanjye aribwo mbibonye nyine mitanza nyine hari ibyo ntarabona ariko nabishaka nabyo nabiza. Wabishaka. Uyu bundi umuntu waga akazi aratangira akazi uyu munsi. Aratangira akazi. Wumve ko ibintu binakomeye. Ana we.
ese ubwo ntabwo mwakama ariko biruzuye kandi bifite n'amanota meza. Oya amanota nta kibazo nese ko umuntu ko abona agasanga ntandese amakuru Ni meza. nandeze ko mbona uje umeze nk'ubyutse. Oya ntabwo nari mbyutse ko mu mwanya washize nari ndyamye kuko nari ndi mu rugo. Aka kazi rero karagoye. Aka kazi karagoye ukabona rwose urabona ko ari ibintu bigoranye ngira ngo nkweretse abantu bose ubona baje gusaba abantu bose bakeneye akazi kuko turakora umuntu. Ubu ngubu na mama wanjye nyine ntebe ntabwo twishe. Oya. Mama wanjye ni umukene nta kazi agira, mukuru wanjye bamutenda no kurya iwacu ni ikibazo no kuri mbabariramo akazi sibyo ni ukuri kw'Imana ikintu cyose nagikorera ko nkabona akazi. Imana ndakwinginze biteye. Karagoye cyane biragoye birasaba imbaraga birasaba ubwenge birasaba sinzi mbese. Yangana bimfura. Oya imfura byo ndi imfura njye uzi kubireba. Nukuri maze ubishatse n'icyumweru cyose naza twakimanana ariko kama akazi kugira ngo mve ukuntu ngakina. Oya da akoze nagora. Oya ntabyo ibintu by'icyumweru nawe rwose sinzi. Nukuri kw'Imana biteye. Oya ubundi ubu ngubu nkaho ubundi buriya akazi. Oya ubundi akazi ubundi wese ukabona. Oya. Mana we. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Umva rero tuvugane. Ubaka kanya. Office ngiri tangira akazi. Murakoze nukuri murakoze. Uretse gato. Ibya konta. Uraza kwisinyira mu rwari cyo bitwaza akiri impapuro zawe kera. Ariko oya ndazishyira mu document zindi. Aramutse neza. Makuru yanyu. Makuru ni meza. Kuri hano se. Twaje kwaka akazi hano twe twabonye itangazo ariko kari kuboneka se. Papa wanjye ibyaka kazi si ubu byanyobeye pe. Barafira. Ubu ndebera ibyangombwa byose nabizanye nkuko babinumye. Ariko 800. 800 wenda ndabona waje witebereshejwe nawe uje waruje kwaka akazi ariko. Hanyibwira nyine biri kugenda bite birasabwa iki harasabwa iki. Urumva ibyangombwa byose nimba arabonye itangazo urabu bifite ariko mu manager uri hari cyangwa umuntu uri kugatanga. No kuri ntakubeshye ngiye cyakora nce 800 wenda we kuko wakoze kera ushobora kuyabona ukagenda naho twebwe rwose urabona ko umweretse document zawe ibintu byose kuva ku mudugudu arambwira ngo kubw'impuhwe ngo kuko ngatanywa amazi ngo imodoka yitanywa ngo amazi ngo cyanga amacashwe ngo nimpuye 600 mwoka byara uba amashu nyine nangirire ukuntu mezanga byancanze 800 magana angiriye impuhwe 600 noneho ikintu kintangaje nubona numiwe arambwiye ngo genda sinchana kubona mu maso yanjye utori igihwinini cyakora nuyabona ngo mpamagare turebe byari byo ubu ngenda tashe nyine sinzi n'ingengo nzima mugani wampa makuru nkamye ko nayenza kwitwara reka tuganire gato mbere uko ninjira papa byandenze ubu ndego nge ndumva nyine najagara ngwino nyine nyihera makuru meri ngwino tega kazi ni hatari reba ibyangombwa byose ngibi mu by'ukuri koko do narize nikoreye ibyahe kuva mu mudugudu ariko 800 kereka wenda nyine nimba sinzi ubu ngubu wenda no wenda kubona nta n'ikintu wizaniye ubu bifite kuri email base kakazi noneho ndaki agukoroshye oya reba singiki yahanananije ngo ibi byangombwa ngo iby'imyitwarire kandi byose birimo nyuma se sha ndakumva
Okay. Nitwa Manase. Njye ntabwo nje gushaka akazi. Yego. Ndi nyiri kazi, ndi nyiri iyi company. Oya se? Niwe boss? Yego. Ubu niwe nigereyeho boss? Yego. Genza gake kandi. Ubwo amakuru y'imitangire y'akazi ya hano hari amakuru make numvise. Kuko ndibaza ni umuntu yaba afite document imeze itya. Kondisiyo zose nashakaga z'umukozi nifuzaga urabyujuje cyane. None ararenza gusaba 600. 600. Arambwiye ngo ninyabona muhamagare wenda akazi ndakabona. Ubu rero naringiye kuyashaka. Nayabura mbambwira sharira. Akubyumva? Ndabyumva. Nutakora kwa Manase ugakora n'ahandi. Ntuzigera ubona akazi kubera kutanze ruswa. Uzajye mu kazi kuko wabyigiye ufite ubwo bushobozi bwo gukora ako kazi. Yego. Kuko n'umuntu utanze ruswa ye kiragira ka kazi kakabura. Kuko ugiye mu kazi utagashoboye. Yego. Ariko akazi umva kubona akazi birashoboka ariko icy'ingenzi ni uzakamaramo. Iyo utanze iyo ukajyanywe mu niyo ruswa atari uko warugashoboye. Ntutinda kubona ko uri mu bintu utari byo nyine ukagenda. Yego yego. Bakafata document zawe. Sharamana. Mwakoze cyane. Mereza hano. Tugende. Waramutse. Bose waramutse. Makuru ni meza. waramutse sha. Arano bose. Imasi y'umukozi n'uwaryari. Umukozi no mushasha batangira akazi. Ni musore kugeza imbere se. Umusore nawe yigeze agera imbere yawe. Yahageze ariko mbona ari huta. Sinzi nyine. Okay. Wacekinze neza ibyangombwa by'uwo mukobwa? Nacekinze. Mandebe. Nari nabimaze kubishyira muri system. Nyine bime hano. So kwikoraho kandi nabishyize. Ese wabimpaye ikibazo kiri? Wabimpaye ifite ikihe kibazo? Ishobora kuba biri mu yandi madocument nabitse ariko ngo iminota ingahe ujye kubishakira se? Ngo iminota ingahe ujye kubishakira? ko namaze kubishyira muri system ngo ni ngombwa kwiba umuntu. Nyine byanga kundagiye muri system haro bivuye. Ndagira ngo binyereke nta kibazo. Akomeza akazi. Imase witwa nde? Nitwa Mary. Document zawe ziri? Nari nazimuhaye. Ndabasibye gukora ya ntuzi byari byo wize iki? Nize engineering. Eric, Yes boss. makoze nashakaga harimo wize engineering cyangwa? Ibya engineering. Hanyuma se wowe urabona akazi post niba nasoma itangazo. Umva gukwiye mu kuburi muri abo bakozi bakenewe ahangaha. Yari yambwiye ko azangayipinga akafasha. Azagufasha. Wabyemeye se? Kuko nari nkeneye akazi cyane nyine nari nabyemeye. Kutagese mu kudepoza aho ubona nyine bakeneye abantu nkawe ukayoba inzira. Regara ukuntu ubukene bukuyobya inzira bose. Uzi kubona bazagufasha nawe. None se urumva iyo mico ni myiza tuyimike noneho imyanya y'abantu bakeneye ako kazi kandi babyigiye babura umwanya kubera ko hari abandi bagiye mu buryo ntazi. Tubyimike. Oya. Kweri iyi kampani ubona yatera imbere ite ifite abakozi nk'abo? Hanyuma rero ushaka kumbwira ugihorereye bifite aho turaza kuganirira. Wowe hagurukira none haguruka. Hagarara hariya mbashanga n'uwicara hano. Izi ni zanjye. Nibishoboka uzasaba akazi ko gukora amasuku hano. Pani ndani hari hanze mu busitani.
uzandi kubisaba nyeretse ko ufite ubushake bwo kubona akazi no gukora uretse byihorere ufite ubushake bwo gukora nabibonye ikibazo no guha akazi sibyo Polisi yo mu kazi k'ibintu ati domene yawe ubu riska kwica ka kazi ahubwo ngo ukora akazi nabi ushyiramo amafuti n'amakosa byagusha company muri risk yo guhomba inzarira ryana wa boss mbura ntunyiruka neza ndakubwira ngo sinkwirukanye ndakwingiye sibyo sinkwirukanye kosa nta nubwo nta kosa ufite ikosa ni ry'uguha akazi azi neza kutagashoboye mbwiye ngo niba mbishoboye nako ngo nzaze gusaba akazi k'ubukirina si amafaranga urumva izo nzara zawe zitapfura hariya mu mucaca hariya mu busitani ntabwo bishobora basi ntabwo bishobora okay none se nyine ko bambwiye ngo ngende turaza kuvuga nese nibyo kuraranura biri bo Eric yes boss gahunda ufite muri mukone yo kurana na boss ako si umvisha kavuze umvisha bivuze ngo utanga akazi ugende kuri swa y'igitsina Eric yes boss mikurire yawe urabona yagize ay company ako si boss ngende maranyibona nkora nabi koko gahunda niko niba umuntu ashaka kudepoza document zingana zitya ukamonamo numubonemo umukozi mwiza aho kareba karaga kubwa kagacabari kameze kuriye ngo gahunda no kuryamana nawe boss ngiye wunzi urabona karaga kubwa natugatinyuko ngiye nkanakegera arakubeshye ariko boss hari ukuntu ari mbabwire Eric ntushaka kunusha amagambo intandaro z'uruhara n'amasoso ndakubaje ntinyereka document zura mukobwa urazibuze amakuru yose ndayafite donc utatse ruswa y'amafaranga usaba ruswa y'itsina ariko ibintu byose bigomba guhinduka